Twongeye kubaha ikaze mwese mukomeza gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Uyu munsi tugiye kukwereka ibimenyetso birindwi, tugiye kukugezaho ibimenyetso birindwi byakwereka ko urwaye cyangwa se ugiye kurwara indwara ya diyabete. Kanda subscribe aho ngaho kuri Buhuru Boy TV, ubundi buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye by'ubwenge bya buri munsi hano kuri Buhuru Boy TV. Mbahaye ikaze, njye wabateguriye ibi byose ni Olivier Harerimana. Diyabete ni indwara ihangayikishije isi kandi ni mu gihe kubera ko umaze kuyirwara biba bigoye kuyikira burundu. Ahubwo iyo umaze kurwara iyi ndwara ya diyabete ugirwa inama z'ibyo wakora, ibyo wakwirinda, ndetse ukanahabwa imiti igufasha gukomeza kubaho utarembejwe n'iyi ndwara. Nyamara burya nta ndwara itabanzirizwa n'ibimenyetso, na diyabete rero igira ibimenyetso biyibanziriza. Uyu munsi tugiye kukugezaho ibimenyetso birindwi waheraho ukajya kwipimisha diyabete hakiri kare. Ku mwanya wa mbere turasanga ikimenyetso cyo kureba ibikezikezi. Akenshi diyabete yo mu buryo bwa kabiri irangwa n'uko igipimo cy'isukari mu maraso cyazamutse. Iyo rero gitangiye kuzamuka birangwa n'uko ubushobozi bwo kureba bugenda bugabanyuka. Nuko kwitegereza ikintu neza ntibibe bigishobotse, ahubwo ugasanga ibyo ureba bitagaragara neza cyane. Ugasanga ibyo ureba bitagaragara neza cyane, bimeze nk'aho biri mu gihu. Iyo igipimo cy'isukari gisubiye ku rugero nyarwo, kwa kureba ibikezikezi birashira bikagabanyuka, ukongera ukareba neza. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka ko ugiye kurwara diyabete ni uguhorana icyaka. Iyo isukari ibaye nyinshi mu mubiri wacu, haba hasigaye akazi k'impyiko ko gusohora yabaye umurengera cyangwa se umurengera. Ibi bituma unyaragura cyane, bityo uko unyara kenshi ni nako umubiri utakaza amazi menshi cyane. Amazi menshi cyane ni uko kugira ngo umubiri ukwereke ko ukeneye kongeramo andi mazi, bikarangwa no kugira icyaka cyinshi. Babandi bavuga ngo icyaka giterwa n'ubwanwa, ni ukubeshya. Mu gihe rero ugira inyota ku buryo budasanzwe, haba hakonje cyangwa hashyushye, niyo waba nta kintu wakoze, ni byiza kwihutira kwipimisha cyangwa se gupimisha igipimo cy'isukari mu maraso. Ku mwanya wa gatatu turasanga gutakaza ibiro ku buryo budasanzwe. Iki ni ikindi kimenyetso. Gutakaza ibiro ku buryo budasanzwe mu gihe umubiri utari kubasha kubona ingufu ukeneye zivuye mu isukari yo mu maraso, uhitamo gukoresha ibindi biri mu mubiri bishobora gutanga ingufu, cyane cyane ibinure byo mu mubiri. Ingaruka zabyo rero zikaba gutakaza ibiro, kandi nta kintu nk'indwara cyangwa regime kiri kubigutera. Ugasanga nyine umuntu ari gutakaza ibiro buri munsi. Aha naho uzihutire kujya kwa muganga barebe ibyo ari byo, babikurikirane. Ku mwanya wa kane turasanga indwara ziterwa na mikorobi n'ibisebe bidakira vuba. Iyo isukari ibaye nyinshi mu mubiri, bituma amaraso atabasha gutembera neza mu mubiri, bityo uruhu ntirubashe kwisana neza kandi vuba. Mu gihe hari ikirukomerekeje, Ikinyarwanda kirakomeye. Si ibyo gusa, kuko binatuma mikorobe za bagiteri n'imiyege zikomeza kwiyongera, bityo indwara ziterwa nazo ntizikire, zanakira zikagaruka vuba bidatinze. Akenshi na kenshi indwara z'uruhu n'ubwandu bwo mu gitsina, indwara z'uruhu n'ubwandu bwo mu gitsina ku bagore nibyo bikunze kugaragara.
Ku mwanya wa gatanu turasanga umunaniro udasanzwe cyangwa se umunaniro ukabije. Isukari yo mu maraso niyo umubiri wacu ubyazamo ingufu ukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko iyo uri mu nzira zo kurwara diyabete bituma insulin ihangana, bityo umubiri ntubashe gukoresha isukari ngo uyihinduremo ingufu ukeneye. Ibyo bitera guhorana umunaniro kandi nta kintu gitwara ingufu cyangwa se gitwara imbaraga wakoze. Ku mwanya wa gatandatu turasanga ikimenyetso cyo kongera ibiro bidasanzwe. Nubwo twabonye ko umubiri udakoresha isukari bityo ukaba watakaza ibiro cyane, noneho hari igihe hari igihe kwaguhangana no gutsimbarara kwa insulin bitera umubiri gukenera ingufu cyane, nuko bikagusaba kurya byinshi kandi byongera ingufu. Ingaruka rero z'ibi byose ikaba kwiyongera kw'ibiro ku buryo budasanzwe, ariko ku gipimo cyo hejuru. Siko bikaze. Ku mwanya wa karindwi turahasanga impinduka zidasanzwe ku ruhu. Kubera kuzamuka kw'igipimo cy'isukari mu maraso bituma n'igipimo cya insulin cyiyongera. Uku kuzamuka kwayo rero bituma uturemangingo two ku ruhu dukura ku muvuduko udasanzwe, nuko bigatera kwirabura cyangwa kwijima ku ruhu, cyane cyane ku ijosi, inyuma ku nkokora, mu ihiniro ry'ukuboko, ndetse ukumva horohereye cyane bidasanzwe. Ikindi ni uko rimwe na rimwe ku ruhu ubona hameze nk'ahahiye ku buryo hatutumba. Ibi nabyo bikaba byerekana ko amaraso ari gutembera. Ku muvuduko udasanzwe. Muri make ibi ngibi nibyo bimenyetso by'ingenzi bizakwereka ko igipimo cy'isukari mu maraso yawe kiri kugenda kizamuka gake gake, bityo bizagusabe kuba wajya kwa muganga. Ahangaha uzahite ujya kwa muganga wisuzumishe, ubifatiranye hakiri kare. Ibi bintu byose tuba tubabwira, nawe ushaka wajya ku rubuga bita CLC www.medicalnewstoday.com. Ahangaha ibi byose niho tuba twabikuye, nawe ubishaka wajya unyarukiraho ubundi ukihera ijisho. Ndabashimiye cyane, reka twongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, kandi nkwibutsa gukanda subscribe aho ngaho kuri Buhuru Boy TV kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu by'ubwenge bigiye bitandukanye.